World Mission Report. Ese koko nicyo kimenyetso cy'ubuzima? Ni ibintu bibabaza cyane iyo bitabaye cyangwa bigatinda kuba. Iyo umwana avutse narire, ababyeyi baba bafite ubwoba bwinshi cyane mu mitima yabo. Abaganga nabo baba bafite impungenge yuko ari ikintu kidasanzwe kuri uwo mwana. Ndabasuje ngo ubone amahoro biva ku mwanya Imana bibane namwe. Tugeze muri wa mwanya mwiza w'amakuru y'ahandi. Amakuru y'uyu munsi afite umutwe uvuga ngo isengesho ryo kwizera. Ni amakuru twateguriwe na Andrew M. Siena, umuyobozi w'amakuru y'ahandi muri General Conference. Mukaba mukurikirana amakuru y'ahandi mu Kinyarwanda mu ijwi rya Noah Emmanuel. Uyu munsi ndababwira inkuru nziza. Ni inkuru y'umwana w'umukobwa witwa Immaculata wo mu gihugu cya Zimbabwe. Reka dutangire n'inkuru ya Immaculata. Ndayivuga nk'aho ari inkuru yanjye nubwo ari ya Immaculata. Mama wanjye yagize ubwoba bwinshi igihe navukaga. Si we wenyine wabugize, kuko n'abaforomo bamubyaje nabo bagize ubwoba, ndetse na muganga byamuteye ubwoba. Ubusanzwe iyo umwana avutse ageze imusozi ahita arira, kuko aho yarari aba hishimiye. Yahura n'umwuka wo hanze, ibihaha bye bigatangira kuhumeka, maze agahita arira. Uko siko byagenze rero kuri Immaculata igihe yavukaga. Urwo ruhinja rw'umukobwa ntabwo rwarize, kikaba ari ikimenyetso kitari cyiza ku mwana uwo ari we wese. Abaganga bakoze uko bashoboye kose ngo arire. Bamukubita agashyi, bamunosha, ariko biba iby'ubusa ntiyarira. Yaba nyina w'uwo mwana, yaba abaganga, bose batekereje ko ari ikintu kidasanzwe kuri uwo mwana kandi kitari cyiza. Nyina w'uwo mwana atangiye gusenga cyane. Nyuma y'igihe gito, urwo ruhinja rwabumbuye umunwa rurarira, ariko imirire yarwo itandukanye n'iy'abandi bana. Ntawitaye kuri ibyo, kuko icyifuzo cyari uko umwana arira. Barishimye cyane cyane. Nyina w'uwo mwana avuga yuko Imana isubije amasengesho ye. Ayo masengesho ya mbere yasengewe Immaculata yabanjirije andi masengesho umubyeyi we yari yamusengeye. Uwo mwana yakuze neza nk'abandi bana, aho iwabo babaga i Harare muri Zimbabwe. Ariko ubwo yari yujuje imyaka 3 y'ubukuru, yatangiye kugaragaza n'ubundi bimenyetso by'umuntu urwaye indwara y'igicuri, birimo guta ubwenge no kwitura hasi, ndetse akitera hejuru, akaruma n'ururimi rwe akaruhekenya. Ibyo byakomeje bikajya bigira igihe runaka bikaza. Nyina yamujyanye kwa muganga bamuha imiti, ariko byose biba iby'ubusa. Uwo mwana agize imyaka 5 y'ubukuru byakomeje kwiyongera, maze nyina w'uwo mwana yarababaye cyane mu mutima. Umwana avutse atarira ku myaka 3 akagira ibimenyetso ndetse akarwara n'indwara y'igicuri, kandi yari afite agahinda atewe n'uburwayi bw'umwana we. Yafashe igihe cyo kumusengera, akajya yikingirana mu cyumba agasenga arira ati, Uwiteka Mana ishobora byose, ndagusabye, ndagutakambiye ngo unyirize umwana w'umukobwa. Mana mukize, hagarika kiriya gicuri, muhe ubuzima bwuzuye buzira indwara y'igicuri. Nyuma y'igihe kirekire asengera umwana we, umunsi umwe ubwo Immaculata yituraga hasi, mama we yaramusengeye, maze ari gusenga yumva umwana we ararira mu cyumba aho yari aryamye, maze mama we atekereza yuko azanzamutse. Hashize umwanya muto, yahise yihutira kujya aho umwana we ari. Yihutiye kujyayo, maze asanga akangutse. Uwo mubyeyi yasabwe n'ibyishimo. Imana yari yongeye gusubiza amasengesho, nka cya gihe yamusengeraga amaze kuvuka akabasha kurira. Kuva uwo munsi Immaculata ntiyongeye kwitura hasi. Imana yaramukijije igicuri, ikomeza no kumwitaho. Ubu Immaculata ni umunyeshuri mu ishuri ryisumbuye ry'Abadivatiste ya Sorusi mu gihugu cya Zimbabwe, aho ashobora gusenga Imana buri munsi. Immaculata aravuga ati, ndashaka kugira kwizera nk'ukwa mama wanjye. Amaturo y'Isabato 13 yatumye Immaculata yomatana n'Imana. Umugabane w'amaturo y'Isabato 13
yo mu mwaka w'icya 1994 yatumye hafungurwa ishuri ryisumbuye ry'abadivantisite b'umunsi wa karindwi rya Sorasa mu gihugu cya Zimbabwe, aho Immaculata yiga uyu munsi. Muri iryo shuri Immaculata niho yamenyeye iby'ubutumwa bwiza, yegura Yesu umutima we, arabatizwa. Amaturo y'Isabato 13 y'iki gihembwe azafasha abandi bana b'abanyeshuri bo muri Zimbabwe no mu bindi bihugu byo mu nyanja y'Ubuhinde ndetse na diviziyo ya Afurika y'Amajyepfo. Azafasha kuvuga ubutumwa kw'aba bana, babagurira Bibiliya ndetse n'ibindi bitabo. Tubashimiye amaturo muri gutegura y'ubushake tuzatanga ku itariki 27 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi ibeze rwose. Mwiyumve rero ibyishimo byasabye nyina w'uyu mwana, kubona umuntu abyara umwana maze yavuka ntarire bitera agahinda. Benshi bo bahita bavuga yuko uwo mwana atari bubeho, kandi koko niko babyanzura. Reka Imana y'amahoro yumva gusenga kwa buri muntu, ijye isubiza amasengesho yanyu, kandi Imana irakiza kandi iratabara. Wowe wumvise amakuru y'ahandi bwa mbere yageze ku bandi, ntiwibagirwe gukanda kuri subscribe kugira ngo uko amakuru y'ahandi asohotse ajya kugeraho. Sharinga inshuti zawe nazo zumve imirimo myiza Yesu yagiye akorera abandi, kandi bituma amashimwe y'abandi atuma natwe dukomeza kwiringira Imana. Nawe ufite ubwawe buhamya, ufite n'ubwawe butumwa hasangiza abandi. Mu gihe badusangije amakuru, reka natwe tujye tuyageza ku bandi. Byabagezaga amakuru y'ahandi, nitwa Noah Emmanuel. Mukomeze kugira ibihe byiza, mugire n'isabato nziza. Yesu abahire. World Mission Report.